Ibijumba byose bagenda bacukura. Abahanya bagacukurwa mu nda. Ni ukugenda bacukura ibijumba, bacukura mu kayira kose, ni ukugenda bari gucukura. Ubu si ibingibi we dawe arabizi ko babimaze. Aba ntiyigeze kubimenya, kuko iyo abimenyaga amakuru rwose cyahaye n'ico yigeze kuntangariza. Rero ni ukugenda uhanyuze wese agacukura, abahanya bagacukurwa mu nda. Tuzabagira dute? Tuzabagenza dute koko? Ibiti si byo bizagwira, bibe byinshi. Mwana kwitonganya mugenzi ko witonganya. Dawe yabijumba imbere y'inzira babikuye, bagiye bari kubicukura, babimaze. Mwana wanjye hasigaye hari abajura muri iki giturage cyacu cy'Ibunyabungo. Hari abajura, umujura ari kutwiba pe, ameze nk'iri zuba rigiye kunyicira imyaka yose ikaba igiye kurangira. Imigozi se niyumye, aho nzanira agatebe nicareho mwana wa. Imigozi yarumye, zanira agatebe nicareho hano. Dore izuba mana y'u Rwanda. Ubwo ko n'Imana z'abakuru ntago ziza ngo ziturengere. Iri zuba imyaka yanjye yose ishiriye ku butaka, irapfuye irarangiye. Zani nzanira nicareho mwana wa, zana mvuna akagungu. Mbese Nyiramibambwe yagiye he ko ndi kubona isuka ku muryango? Nyiramibambwe naharutse yagiye muri wa murima wo hepfo. Kweri yambwiye se ngarajya gupfa, warahinga se ubu? Ambizi niko yambwiye ngo ni yaraje. Igiza. Sigaye ndyama nkabyuka bwakeye. Dawe niyo myaka yawe. Ibi ni bya biti byo mu gasozi. Ibya biti byamwe mu gasozi harya hejuru. Nuko mu byase tubone inkwi zo kujya turatekesha. Ariko rero mwana wanjye, twataye umuco turakabya. Tugomba kureba ukuntu twajya kubaza abakuru yuko iri zuba ntabwo ryahozeho, izuba ryo mu kwa kane. Iti yanje yashize hasi hari ubona mu mukorokombera, handitseho umukorokombe gwabaga. Umukorokombe umunanira ikindi ni ikira umuhanga yaje kuri abahangamura Izuba uri kubona imyaka yose irapfuye burundu, birarangiye. Urutoki rwanjye ubu sinzi niba ruzongera kuzuka. Imyumbati, amateke byose izuba ribirambitse hasi. Wabera wari wabona izuba ryo mu kwa kane muhungu? Nawe je ntago mbizi, ni wakagombye kubimenya. Ibunyabungo ibi niho twabibona kuva ku ngoma ya sogokuru. Ya migozi yabadutse. Nabonye harimo imiziri. Ni ikibazo muhungu, ariko kanze ngiye gushaka uburyo
twajya guhamagaza abakuru noneho tugashaka n'abavuzi bakatuvubira imvura. None si dawe abakuru bazazana imvura? Baravuba mwana wa, baravuba. Ikaze. None se cyakuze na cyakijigo cy'itabi gikumva kiyoka mu nda gitangiye guhaguruka rugondo rena. Simbuka tebuka mugenzi. Ariko se nyukuwe uyu mugore koko tebuka mwana wa, wazanye dawe ikiburiti? Kibiriti ni nakibuze Sana mwana, iki kiyoka kimereye nabi kiradawe. ariko igikumba buri mico nzagikura hera nashaka igikumba buri mico. Nzakura imizi y'urutare da mangwa zanjye kibonobono cya mujinya cyo nacyo kera cyakoraga abakurambere bagikoreragamo. Abakurambere bajyaga barayobora umuntu mangwa za mama si agwa mukaka okay umubirizi ariko ratanga imvura yarabuze imvura yarabuze habuze aje baranyoboka mufumba nabwo nawe umukeneye. Ndawubonye gwagundi gwambatama babaga barabatamishije umwana ngo atazava hari nabwo ndagubonye. Ubu rero kazi karakorwa ubwo gwambatama babana ngo batazakura ngo bakahera ngo kuntuza ku mbuga ya ba nyina badatambuka. Bagundi babandi babaga bararoze ibikeri mu nda. Ngugu ikimuza ikinetenete ikinacyo gitumaga aba bazingiye ku ishiga basubira kuri gahunda. ubwoba se aha ngaho uzi ngo twabikira ukubona hatanyuraho abantu. ubwo nditongo hari umuntu uribaga mu donani kodani ikubona nanga zinyuragamo hari igihe haba nabi ndikubona ari igitsibanzi ariko tugende nta kintu twabuze si ngo twabike. hari uwaduhangara ngo agiye kudutangira. nta kintu twabuze si ngo twabike. dukomeze tugende dawasanga nta kibazo. nta kibazo abantu kuko ndi kubona wagira ngo baranahanyura. oya kandi uri kubona nta n'inga zihanyura ariko nyine buriya nanga zihanyura akatugenda hari igihe haba ntabashinga bavamo nta kibazo. Tabi ryanjye ko mwari maze Awari nkoye dawe ariko ndi kubona musa n'abana se.
nabyo ko mutayizibuye. yazibutse Ntabwo yajibutse iracyarimo ntabwo umunsi wo gutambuka neza. nanga n'ibikeri ririmo. Nawe koko nawe ziranciyemo gushiramo irindi. ziranciyemo irindi. kanze turebe jya kuri ijana ahubwo mfirimo turasimbuka mu gihenzi. kawe wareka nkashiramo n'iri byemeye. imbuto z'umukoni. wawe byima izi mbuto z'umukoni ibinego bya kajumbura koze nzibonye nazishaka. izi ngizi kuzisoromera babandi bamanikiye ziramaze njyana uyu undi ndawushakira mu ntuza mu gacamo kino tenete cy'ikigore nacyo ndakibonye mbonye iki kigabo hora n'iki kigore mba nabo batwaye isobe nje nzabavura. mandwa zanje zipfa kubimfashamo. mandwa za mama ntabwo zigeze zintererana. widri mangwe yo widri mangwe yo widri ndamuterekanye kandi byo kuvuga ngo abana ba rubanda ngo bazaje ngo bararya ngo bamaje ngo umva ibi bitumaga barya cyane. widri manga yo ushyira hasi ibyo mufite byose. ushyira hasi. tubabarire dukoze iki? Pfukama hasi. Nyirakazi nakubwiye. Pfukama. ukuvuyemo ukaja izi nzira bakubwiye kubaza nyiramo hano ngaho. Tubabarire. mugiye. tugiye kuvoma. Nishije kujikoza. Basi watubabarire. Nyiraka wamubwira so wanyoje ngo tunyure hano. ndetse wowe uyoboye ko inzira yari yatugeza ku mugezi. Ese bakubwiye ko izi nzira zicamo babonetse bose. Basi tubabarire. Ntabwo tuzongera kunyura hano. Watubabarire. Ubu muri kubona mu kwimbabaza. Ntabwo tuzongera kuhanyura. Tumafata ibintu bya nyamugendera. Ko nzongera kubona kanyuze hano.
reka nakubwiye none tubona ko turahura n'indi navuka nabaho ndaka mbasebera ko nigenje mbonye umukobwa tu n'ibituku mama we igihe nzongera guhurira nawe noneho ari mfashije ngahura n'umwe gusa wenda aho ngaho byaba bigenze neza yuko nanjye ibyo namukorera ni Imana ibizi uko byagenda kose ndiyo ngiye ariko uko byagenda kose ntago banyura hano rimwe gusa n'ubundi barabona ko inzira ari ya bugufi bazongera bahace sawa nzacungana nawe tu Watabi kararyoshe. None se mwana wa amidaho bino biti wabimazeyo? hasigaye ibiti bitatu ariko nabyo ni binini. Ayibwe. Asize vuba kaye karyoshe. Reka turagera. Akunga kujya kukambikira ndakoma ku mugoroba. Yana n'iki gikungu. Cyangwa gatabi kaye karyoshe. Niba uri cyo kakira kiracurukaho gake. Wose jya kubibika. Dawe kashamo ni nari nkuzaniye. Ujye kubibika mwana. Ndi gusaza ariko ibi ngibi niho nakabibonye. Ntabwo izuba rifata igiturage cyose. Mu kwezi kwa 4 izuba rikagenda rigatsinzira imyaka yose ikajya hasi. Wose zarumye. Irishano nabera niho naribona. Dawe byakunda nanje ngo nkwe kwa kagatabi. Oya nujye mwitabu kiri mutoya. Hari inzoka ufite. Wajye ujye. Dawe yarayijorora. Oya. Yarayijorora ijoro ryose. Oya ariko ngenda guhana ndisuko narakubyaye unyumvire. None nankwe iki? Simbuka ujye gukomeza kurikiranira mirimo warurimo. Gaho enda giye nukirire ku buhome bw'inzu. Hahani. Ye simbuka mugenzi winkereza. Ujye gukora indi mirimo. None nyoko nagira hano wa mukobwa si wari he Nyabingi. Dawe Nyabingi yagiye. Nyabingi yambwiye hari ahana agenga reka aje araje atebuke. Ko mwana wanjye do. Sindi susi nakubyaye. Nubundi byatuma izuba riva ni byinshi. Ibiki dawe? Mbere umukobwa yaritondaga nk'uyu mushiki wawe bari hano ari gutunganya uturimo two mu rugo hari kuhira. Ariko dawe yakoze. Yakutse. Byose arakubura mu kiraro c'inka. None nge ngutuma itabi hari mushiki wawe. Ese dawe yambwiye ngagiye harya hepfo mu murima. Nta kibazo. Ngaho genda ujye gukurikirana imirimo. Yakurikirana imirimo. None dawe ubwo araza ryari? Yakurikirana imirimo. Ariko iyo nzu gukoramo iki nzamu wagenda ukajya kwikorera ibiti byose bikarangira ko muzabica. Ariko se wa mukobwa we ubuvuye he ko? dawe banze umugisha. None se uvuye? Ibisi byo kandi wabivanye. Vuye hakurya ku muhanda. Ibi bintu muri kujya kwikorera mu bazungu ngo bari kubashukashuka mwaretse mugaguma ku muco wa siko mwana wanjye ko nakwibyariye. Ibi bintu ntago bishe bigatuma uhinduka icyohe mu giturage cyacu. Dawe ntago nahinduka. Ntabwo hinduka se none imyambaro yawe nagushakiye. Kundi kuntu utangiye kuhindura. Mwana we ugiye kujya ugenda umeze uko nguko. Ntago nzasubirayo. Chokora umeze neza. None waruvuye hehe? Vuye hakurya ku muhanda. Iyo mihanda abo batindigasani biburaya bari kuza kwirwa bari guharura imirimo yacu bayimaze. Nawe nibyo uri kujya gushungera mwana wanjye Nyabingi. Mwana wanjye uzitonde. Dore ndiswa narakubyaye. Urukumva? Ndiswa narakubyaye uzitonde. Wubaka urugo rwiza. Rwose ushaka umugabo banzanira inka kandi ujye urubaha basobukwe n'abagabo bawe. Dore he kuzagira ishyano numva ngo kwambara. Hari ikizira cyavuye cy'umwana wananiranye. Sibyo mwana wa? Ngaho genda. Ugenda ajya mu nzu.
uzaba buhora ariko iri niho naribona mbata mu giturage cy'Ibunyabungo naho izuba ntiryabura kuva. Ibi bintu abazungu bari kutuzanira. Ejo ndajya gushaka umupfumu ibunyiginya andagurire mbata ntabwo nakurikira barabatinde gasani ngo nabera. Bari kuzana izuba rimeze gutya ryo mu kwa kane imyaka yanjye ikaba irumbye ikaba yumye. Niba hari n'abana bacu bari gushuka bakaba hari abo basambanyisha bakabatera amata. Ibyo byose ndajya kubibaza. Ntabwo ari byo.